utagira akabokara basaba utagira akabokara basaba abantu b'Imana mwe utagira akabokara basaba akira dore ya 500 500 yonyine koko muvandi ako suma 500 koko ana yafashe kiko kwe Yesu none urashanga uhe bibiri koko umusore reba ukuntu kamubwire 500 arya kumanywa nijoro iki umva reka nkubwire icara oya amasaha yo gutaha yarageze natwe abana dukunda zirimo komedi mana yisi nijoro yamanya kubyuka saa 3 wakeye kandi inzara nayo inzi itarimo ibiryo rero n'inzara mu ndaho naho nibiburana kazi ndagakorera hehera papa yagiye kandi yambwiye ko uyu munsi ngomba guhanga arye ndarya ute mbona iposho ndasabiriza ndi hehera ariko gusabiriza byanambera ahubwo noneho karangira akazi ndasabiriza ipfiriye ndi kubona utagira akabokara basaba utagira akabokara basaba abantu b'Imana mwe utagira akabokara basaba basaba yo twese mwa bimeze neza none turi kubasaba turi kubasaba none se ese ntago ubona ko kuntu nawe amaso ntago ari kuguha ese ufite akaboko kamwe iyo ni kamwe disa kangaka kamwe kangaka ave kakavuyeho ntago ubona ko nakari ako se ko mbona uri umusore mwiza wazize iki kwe indege yarakagonze Yesu uzi ukuntu wari umusore mwiza cyagiye rero none ubu rero nta kintu kimwe mbasha gukora ubu kurya ne nukuza nk'icarangaha nta umusore mwiza nkawe Imana yahaye umugisha ukabunda umaye nk'agahumbi cyangwa ibihumbi 2 naye nkabona ko turarira rwose ukuntu hanjye nta gukora ubu ngubu n'ukwicara urabona ko nakwiriye gufashwa wafashije noneho rero reka ngufashe ngiye kuguha inoti ya 500 inoti ya 500 500 akira dore ni inoti ya 500 yonyine koko muvandi what 500 koko ana yafashe kiko kwe none urashanga uhe bibiri koko umusore reba ukuntu kamubwire 500 arya kumanywa nijoro reba ukuntu uranasa nawe basi kironka ubarije nawe uwagakwiye gutunga amafaranga nini reka ngiye mfite kabazo nakaboko ngira amavandi oya wanasanga uri n'umuteka mutwe kingo nizamba basi ngira wasenyise oya turashize none yonyine nari mfite nawe urimbwa none bakomeza seyisa yonyine kwe none ubu ngubu uranadusa ko ubu ngubu arije nawe wagakwiye gufasha nanjye ubu ngubu jana yo ngayo nayo yonyine nari seyisa yonyine jana yo ngayo nagahambirwa nawe wabakumaye wambwa ko nakugize tukagenda ubusa nakungisha nanganda yakinyira utagira akabokara basaba dapa isi ntibayifata utagira akabokara basaba utagira akabokara basaba Jesus is Lord muvandi mwe muri no si sha what muri no si wowe tega nta kaboko ngira uragereka wowe ngo muvandi ariko ibisi bya bindi by'ibirara wagwamagara polisi umuntu oya nese polisi koko ngubu ntago ubona ko birimira ibintu byo gusubiza ku muhanda mwakwihangiye imirimo ko umuntu umeze nk'umuntu koko Imana yahaye umugisha ni Imana yaramaye ariko ntabwo yamaye byo kujugunya nase ko muvandi ntago ubona ko kakaboko kavuyeho bwawe dore baragaciye ntakakiri muvandi ibyo n'ubukubaganye bwawe ako basi mbabari iki ushobora gusanga uri muri bya bindi byiba bakabitema amaboko ukuntu umezana n'umuntu wo kwiba nyine ndabyumva asa neza ufite agasura gatomoye ariko reka nkubwire n'ingegera zijya zihisha mu masura asa neza wowe ikirura kiyohosha uruhu rw'intama sha wowe ikirura kiyohosha uruhu rw'intama muvandi ubu nanjye nyifite akaboko nari umuntu utanga pe urumva nawe ntabwo ejo ukuntu haba hameze ushaka wahamba bica mu kwaho umwana atwara amapine y'imodoka z'abantu wabonye ntwara amapine kuko reka nkubwire ugize amahirwe naramutse neza mba nkwinjije mwishimwa 20 zose z'urwunge reka nkuve impande utaza kuvuga ngo nagasigaye ninjye nagaciye wakwihanganye koko muvandi ariko mana yisingije rwaruna rwo rero rufite umujinya nk'uwa papa ariko kangomeze nisabiriza utagiye akabokara basaba
mana yisi kuva mu gitondo kugeza amasaha koko nizwe sabiriza ku noti ya 500 ayo nabonye. Ndabona undi muntu utagira kaba karabasaba. Turashize none. Utagira kaba karabasaba. Iriasi yanjye gera arimo irasabiriza ra. Ndabona ari wa muntu ugarutse. Hako noneho wabona ari bumwe. Utagira kaba karagusaba. Yesu! Kanze nkwereke. Ngiye kugukubita inongo yose kuvunikiyeho kubyo utazongera gusaba n'ikindi gihe. Mai uramenye ako kantu ni kabi. Kaba karagusaba. Iki? Umbareka nkubwire icara. Icara? Oya amasaha yo gutaha. Umbareka nkubwire. Uri kubyumva? Ino leta ya Kagame, uri kumva? Paul Kagame yavuze ko tugomba gukura amaboko mu mufuka twagira iki? Tugakora. Kuki wari murayahina? Ko nta kaboko ufite? Ko nta kaboko ufite? Umusaza uri kumva? Tukimara kumutora ejo bundi yavuze ngo yaravuze ngo dukore igihugu tugiteze imbere. None wowe uri murazinga amaboko n'abayakoreye bakakuzanira bagira ngo ariko jya kaboko kanye karacitse so kubeshya nta kari. Nta kaboko aragafite. Leta ya President Paul Kagame nabigwari dushaka muri kubyumva. Ariko nanjye yonza kuba nanjye mfite akaboko mba nkora. Nta kaboko ufite. Uvugisha kuri nta kaboko ufite. Ngiye kugukubita uri tukanyira. Akaboko ndagafite. Kanyereke. Ubwire ni impamvu yatumye ugahina. Reka nje ni muzima ntabwo naza ko ni muzima. Nyine uri muzima nyereke no kukubwira ngo umuteka mutwe. Twakora ngo umuteka mutwe muvandi nuko yihangira umusaza aravuze ngo twihangira umurimo. Nanjye yo ntari kwihangira umurimo. Yaravuze ngo twangira umurimo Paul Kagame. Ubyumva? Yavuze ngo twangira umurimo. Yavuze ko duhina amaboko tukajya dusabiriza abagenzi bacu tubavunisha mu baye bakora. Reka muvandi imwe muri iyi minsi turimo urumva buri wese ugomba guhiga akazi ukora. Ngiye rero ikiyede cyarananiye. Muvandi reka ngo kurya yakabyizi byarananiye. Ibi ntabwo byumva. Kwa murya imitsi ya rubanda. Uri muvandi gatoya. Amasaha yo gutarageze ubwo nayo ureka kuneza abantu. Utaso wari uri ku kazi. Wari uri ku kazi. Reka kaya kazi. Wari uri kwica abandi banyarwanda ubasaba. Ariko se muvandi ngiye mu gihe nashoboye guhinga ngo nashoboye kujya gukora ikiyede nzabura n'iki gukora akazi ushoboye. Akambwa ufite reka ngubaze. Wigeze uvunika? Ntabwo navunitse ni mutaraga nano ubibona se. Uri muzima. Muzima rwose. Kuki uvuga? Kuki uvuga kutagakora? Ako zuye kamwe maze muvandi. Uri kungubita ko nyine gusebeza. Ariko amafaranga wamaye. Amafaranga baguhaye ayo baguhaye subundanye. Bamaye uzi ko ndi wakoreye ngaha. Abantu b'imisi ntago zibaye bagome nka. Wakoreye nyine nangahe. Bamaye sangisa yonyine. Seke so mutipe nawe ari kwiverisa mu mutsinda. Su yamunyanganyije akayakira mu kibina. Reka nanjye manyeneye kurya muvandi. Nyine ubukeneye kurya koze uje ngaguha akazi ntabwo wagakora ariko nuje. Ari gahe kintu ari kumva ariko. Akananye nakazi, ndari. Akanaga. Twakinaso muvandi. Akanaga akazi. Ngize kuri muvandi. Akazi ko kwirirwa wica abandi banyarwanda. Ariko muvandi. Ibyo nanjye ibyo ndi kumva yandi kuduha. Umva reka ngo mubabariye wahindura imyumvire. Oya reka ngubize kuri none upe. Ngubize kuri kandi tuvugana. Ngiye bica mu kwa mpagaze ku maguru yanjye abiri. Ubu ngiye kuba mushyashya byo by'umusaza aravuze ngo twihangira akazi. Kabisa. Ubu ngo urabizi. Ngo akazi wagakora. Akazi nagakora. Ahubwo none vuga ngo ubu ngubu ugiye kubana na boss Jack. Ahubwo tujyane mu akazi bro. Menye ko mwemera nkorera sabu like share na comment